sawa man. Man wewe sister wawe ntago araza. Sister wanjye hari yavuye ku ishuri. Yaje ryari se man? Yego ko amaze n'ukwezi kose rwose ntakobeshye. Man none se ko mushaka namubona ni mwana. Sister wanjye reka umushaka ibyo ni ibiki. How fast do we have this? Aka none sister wanjye hari ahirya arimo kumesa abantu agenda mukavugana tu. Kangiye kumureba man. Continue. Okay, gerayo amahoro noneho wenda bishobora gukunda. Ako none arume usaka kaniga noneho ukarumva ko kari bwigondera sister wanjye. Ako nikagere wenda hari igihe ashaka nakabonureza ariko ubundi kanihangana dore ko nawe yigize ishyamba. Noneho man uraha mu sister ntagankere ko gihemereye mushaka man kangiye kumureba tu. Salama sister. Bite se? Ako se wewe vipi za habari? Jesus is Lord.